akinkubita nturankubise no kunagwaye amafaranga ariko nta nubwo namwibuka urumva bya n'ubita umuntu guti bitabapfu nuko chef w'intara mwahita avuga ati wo muhaye amafaranga ntinayamuhaye atanga ahita 600 ahindukira ya ntera hamwe yari inkubise aturongera gukubita uyu mwana ndaguha amabere ya nyoko ati ndakwica aramubuza ati zana ayo mafaranga asanga undi aramubwira ati nsigaranye make yandi nayanywereye abantu dukandagira mu bantu bataka baboroga tujya mu musozi witwa Gatwaro hejuru tuwugezemo wari umusore yitwaga Gasongo wo ku musaza witwa Makarikari yaravuga ati abashobora kwiruka mu kiri bazima mwirukanke ngende njye ku Kivu ndebe ko nakwiba icyombo hanyuma tugende duhungire kwijwe twageze mu musozi hejuru dusanga bamaze kubambamo umugabo kwezi kwaravaga bamubambye kuri pinusi nkuko tujya tubona ngo babambye Yesu bamubambye ku giti cya pinusi ameza atya ariko atarashira mu mwuka turongera baraducushumukana abajandarume tugaruka muri stade kugaruka muri stade mama nawe ndacyakurubangana nawe twagarutse muri stade babagabo babagiye ku cyugi basanga abajandarume bananiwe bitwaga abajandarume baca cya cyugi cyo kuri stade batushoboye kwiruka yiruke nuko twasohotsemo ariko mbere ko dusohoka mbwira mama nti mama intambara nirangira ntabwo uzihana ngiye ubwo nari namaze kwakira ubutumwa bwa ADPR Pentecoste mama yambwiye amagambo nazibagirwa arambwiye ati mwana wanje ntawe nigize nima icyo kurya gifite ntawe nigize nima icyo kwambara ngifite ati ntago ndi umurozi inzoga n'itabi nabyo nzabireka ariko mama tumaze kuvugana ayo magambo namufashe igikoyi yari yambaye tusohokana muri stade dufata umuhanda ugana mu Gisayo ahagana Ikarongi ahagana Icyangugu ugana na Bisesero tugeze mu Gisayo ibitero by'intera hamwe birongera bitugoteraho mama naho yaguye kugeza n'uyu munsi sinzi irengero rye aho rero yaba yarariwe n'imbwa yaragize gute ntago mbizi nge nahise nkomeza urugendo rwanjye ngenyine urwo rugendo rwose mwarukoraga mutaze ngo bakuru bawe bimeze na ibyo bintu wabitekereza se ko iyamagara wa mwana wiyamagara ngo aterewe hejuru nakuri umusore ngo buri wese asamaye icyo gihe nta gutekereza ngo kanakarihe ibyo ni ibintu biza nyuma waba nawe utariho ugatekereza abandi waba uri kureba imbaga uvuye mu mirambo y'abantu barenga 10,000 ukavuga ngo uri gutekereza abandi ibyo ntago bishoboka ubwo buzima narazamutse ndibuka ko nageze ahantu ibitero birangota manuka mu matare maremare ashinyitse baducushumukana ukwezi kwaravaga nkuko habona ngwa mu kibaya cyari gihari reka mvuge gukomera kw'Imana narazamutse nzamutse ahantu hari mu ishyamba rya Pinusi uganika umusozi witwa Karongi umusozi witwa Karongi ubwo nagendaga ndi gupima icyerekezo kuri uwo musozi nageze hejuru ndahanuka ndanyerera nyereye ndamanuka nkaho nakaguye mu kabande abandi bari mu kabande bari gutemagurwa mfatwa n'agati gato cyane ndi kumanuka nkunkomoka kunyerera aho hantu nari ngeze agati gafata amano yanjye gafatwa mu mano nuko nafata ko gati gatoya kari kamfashe kamwe kari mu mano mba ndanyereye kandi gasigaye ndagafata ngafashe gashaka kuranduka ariko nikaranduka aho hantu mpabonera imbaraga z'Imana mu buryo butangaje mpabonera imbaraga z'Imana mu buryo butangaje mfata kakatsi ariko nikaranduka ngo kavemo nibwo nasengeye Imana mu mutima n'Imana ntabara ne gusubira inyuma nanjye batantema ndazamuka ndabyibuka gukomera kw'Imana ari muri iryo joro nibwo nafashe ndashinga amano numva biremeye nkurura kakatsi mbona ntikarandutse mba ndazamutse mpobeye igiti cya Pinusi ndagifata hamaze iminota ntibuka uko ingana nturekwa byaje kurangira bukeye n'urugendo ruraho rurerure ngeze mu musozi wa Karongi nahamaze ibyumweru bigera kuri 3 duterwa ibitero by'intera hamwe ziturutse ahitwa mu Rutsiro biturutse Rubengera abavuye kwica mu Bisesero bakagaruka bakaza kwica iwacu finali ndayibuka haje Daihatsu 6 nabwo bwa mbere 6 ziraza abasaza twari kumwe bafite imyambi bafite imiheto bagerageza kwirwanaho hari abantu twari turi kumwe basaga naho bahunganye bafite imbunda ntabwo ntumbaze ngo bari barazikuye bagerageje kuturwanaho babiri ariko amasasu nabaza kubashirana ugumva kurwana n'ibitero n'abasirikari n'intera hamwe nago byari byoroshye abandi tukarunda amabuye byaje kurangira imbaraga zacu zishize nyuma yaho nibwo rero haje kuza Daihatsu zirenga nyinshi ntago nzi umubare
tujya guca ibiraro ngo batazabona aho banyura ngo batugereho, ariko bibi by'ubusa. Umunsi nawo wabaye imperuka ku musozi wa Karongi, wabaye imperuka ko kuri uwo musozi baraje barawugota, haza bitwaga Abatwa bafite icyitwa imigera, bafite imigera, bafite amacumu, haza imbunda, baragota umusozi twose baragota. Ndabyibuka aribyo ntazibagirwa mu buzima bwanjye bw'icyo gihe. Hari umubyeyi nene agiye kugerageza gusaba ibyo kurya, atetse impungure, arambwira ati nanjye nidukeya ntago tuduhaza n'abana. Ubwo hari abandi bantu baba barahungiye kuri uwo musozi wa Karongi bo batageze muri stade, nayo nibonye ari bo ngezemo. Arabinyima, ariko igihe batangiraga kudukubita amasasu ibintu bikomeye, naragiye mbatura ka gasafuriya mbatura ka gasafuriya kabi gasekwa nka keza nyine nta kundi. Nuko mbatura ka gasafuriya ngakubita mu gipira nari mfite, mbisukamo n'amazi yabyo biranyotsa. Ubwo nirukankaga ngenda ndi kubirya, undi twirukankanaga nawe ati nanjye mpa, nikoramo nanjye mbiboneye ubuntu, tugenda tubirya. Ariko ntago twabiriye iminota kuko twageze imbere, igitero kiratugota cy'amacumu n'imihoro n'imbunda, batangira kuturasiramo hagati batugose. Nabonye uburyo bagendaga bica abantu, tubona interahamwe zatugezemo uko zibakupakupa ibyatsi, niko bagendaga batema umuntu agwa, ko twari benshi. Karongi naho hari nk'abantu 1000 bigera kuri 3. Abantu barapfa, ngo n'abandi baturwanagaho nibo bahereyeho barabica. N'ubundi Karongi twahambaga buri munsi, abishwe n'amacinya, abishwe n'ibikomere batemaguwe amaraso akabashiramo, twahambaga mu miferege yaho buri munsi byari byandagaye aho ngaho mu mbuga. Ndibuka rero ko twavuye aho, ngeze imbere ndavuga gukomera kw'Imana, bakubise igisasu cya stream, aravuga ngo nimwongere kubicisha amasasu, mureke tubicisha imihoro n'imigera n'ibikoresho bya gakondo. Nabwo naciye muri iryo tsinda ry'Abatwa ndiruka, bakubita igisasu, batera imigera nyine, urokotse akarokoka, ufashwa agafatwa, bakubita igisasu. Nibwo nikubise hasi nkubijosi, nkubyijosi, iri josi mfite shoke y'igufwa rya hano ahangaha, nkubijosi, ururimi rusa n'urusohotse. Abandi banca hejuru biruka, aho niho nanavunikiye umugongo cyane, nubwo naho baje kunkubitamo n'inkoni nyinshi. Banca ku mugongo biruka, mu kanya numva ndazanzamutse ndiruka. Ndibuka ko namanutse ngera mu musozi w'umukoki witwa Karongi. Ngeze muri uwo mukoki hari ibintu bibiri nabonye ntajya nibagirwa. Icya mbere, nabonye umugabo wari wambaye ingofero yanditseho PSD. Byari ishyaka ryitwaga PSD. Mu Rwanda nyine hari amashyaka, MND, PSD n'ibindi, MDR, Parimuhutu, MDR Power, nuko yari ahari yose. Nuko ahagarara iruhande aho namurebaga, afite icumu rireshya risumba akaboko kanjye. Yari mugufi, yambaye ingofero ya PSD, ndabyibuka cyane. Akajya abwira abantu ati abafite amafaranga muyampe sindi bubice. Abagabo batangira kujya bamuha amafaranga, ariko icyari kibabaje, bamuhaga amafaranga, yamara kuba amafaranga agahita mutera icumu, yamara kuri mutera agatera umugeri mu gatuza akamugarika hariya. Abadamu twari kumwe twiruka muri icyo kivunge baravuga ati abagabo mupfuye nk'imbwa, mwakwemeye namwe mukirwanaho ko mufite n'imihoro mu gatema. Nuko abagabo twari kumwe ndibuka umwe yaravuze ngo twaratanzwe, ntabwo dukwiye gupfa twishyizeho n'amaraso y'abantu, Imana izaturengere. Ndabyibuka, ndibuka imbere yanjye haguye umugabo, bamukubita ibuye mu mutwe, agwagaramye, agwana Bibiliya mu gatuza, agwagaramye, Bibiliya imugwa mu gatuza. Narabirebaga, ndamusimbuka. Imbere yanjye hari abana b'abakobwa, Abatwa barabafata batangira kubabohoza. Umwe avuga ati ntago mwambohoza, nimushaka mu nyice. Basigara bari kubicira aho ngaho. Ndiruka, ariko igihe ndi kwiruka nibwo nahuye n'ikibazo mfitemo hano mu mutwe cyane. Nubwo baje kunkubitamo imiri, ariko bankubisemo ibuye niryo ryabaye rya mbere riratobora, ritoboye amaraso aranyara nkuko rubine itungereza. Igihe ndi kurwana no kunyara kw'amaraso mu mutwe atengereza, numva bankubise irindi, ubwo barasa amasasu barahinda kugira ngo batwicishe amabuye n'iki. Bankubita irindi kuri aka kaboko, gahita kamera gatya, bukari karabaye gutya, igufwa ryarabaye gutya, karihindukiza. Igihe ndi kurwana no kwiruka, bankubita irindi kuri kirenge, cya kirenge nigize kuvunika kera, bagikubita ibuye, numva kugenda birananiye. Ndazamuka, imbere yanjye noneho nibwo nazamutse ndi gukururuka, nirukanka ndi kuvirirana. Nahise niyambura agashati nari mfite, twari twarize ibintu kera mu basuguti, muri Kiliziya Gatolika nari umusuguti. Niyambura ishati, ndayihambira, ndayishwanyaguza, mpambira ka kaboko kagaruka ku ruhande gutya. Noneho uko kimoso, ubwo ruhande nari nsigaranye ruzima n'uru rw'ibumoso, kuko akaguru kari kagize ikibazo, n'umugongo n'uku kuboko nari nsigaranye uruhande ruzima. Ndazamuka kuko byari bigishyushye, ndagenda ninjira mu gihuru.
injiye mu gihuru nkurura ibyatsi bya sitariya manyeze mu gihuru bwari bumaze kwira numva umuntu arakoroye aho nanyuze ndabyibuka nagendaga nzamura utwatsi gutya ntuzamura ngo batabona aho nanyuze numva umuntu arakoroye byari bigeze nko mu masaa moya n'igice ngereranyije yego z'ijoro ubwo tuvuye muri uwo musozi muri icyo gikombe bimeze bityo imirambi irandagayeho muri icyo gikombe urabyumva abatapfuye batashizemo umwuka bari kuniha baragonga aho ngaho mu nkambi ho byabaye ibindi aho twari turi byabaye ngombwa yuko numva umuntu akoroye mbanza kumwitegereza mbona nawe ari guhengereza arungarunga ariko mbona nawe nimbabare ubu umuntu ari guhungura bibona ndamubaza reka nihute naje kumubaza nsanga ni Rubengera ni umuhungu havumbukamo n'abandi bakobwa babiri dusanga nabo nabi Rubengera mu gice cy'Urubengera dutangirana urugendo rwo kumanuka muri iryo joro imvune zitangiye kugaga birakomeye kugenda biragoranye ndibuka ko twageze ahantu tugera ahantu ku rutare munsi yaho hari amasaka ndurenguka hejuru urutare ndurengutse hejuru ngwa hejuru y'umuntu wari wambaye agapira gatukura batemye ariko ntiyashiramo umwuka ari guhirita ndongera muhagurukiraho ndakomeza tugera imbere tuhasanga ikirundo cy'abantu bishe bashyizeho amakoma batwikiriye imbwa ziri kurya turahava imbwa turazikanga ariko zari zarabaye nk'ibisimba zisa nk'izigiye gato tubona inzira byaje kurangira tugeze ahantu nigira umuyobozi nigize umuyobozi harimo umukobwa urwaye inkorora nyinshi cyane tunywere ndamwibuka tugeze ahantu arakorora noneho akoroye niha ubuyobozi ni rero nimukorora baradufata kwezi kurava kurabona mureke none tugera ahantu kashaka gukorora wowe ujye upfuka umunwa wawe ubundi mureke tugende dukambakamba twageze ahantu baravuga bati turabumvise tugeze inyuma y'urugo reka mbabwire ikintu gikomeye twageze inyuma y'urugo induru ziba ziravuze bati ba bantu baje hano uri kubyumva ati bageze hano turabumvise inyenzi ziciye aha igihe bakurikiranaga ngo baje gukurikira ibyo ngibyo uba turebe mbwira abandi nimureke turyame tugendesha dukororinge tugendesha inkokora twaragiye turyama mu rutoki rwari ruhari abandi bahita tuvuyemo tugwa kuri bariyeri tuguye kuri bariyeri tugaruka inyuma ahandi twari kugaruka twari kunyura nsanga bari kugarira mu myugariro ndabyibuka iyo mbyibutse n'igihe nseka numva muri njye hajemo imbaraga yo gukanga bene urugo wari uri kugarira imyugariro nabwo ntihagarara kavuna umuheto mvuze ngo hagarara kavuna umuheto ariruka tuba tubonye inzira yo guca aho ngaho tuba turamanutse duhingutse mu murima w'amashaza duhingutse epfo ndibuka twahuye n'umugabo nawe wari uri kwihisha afite umuhoro ariko yiruka tubona ngira ngo agiye kudutema ntugiye kudutema watubabariye ntutwice ati nimuhumure nanjye ndi guhunga bwari ubuzima bugoye ndibuka abahungu batatu twari turi kumwe inzara irabica bagera ahantu bajya gukura imyumbati ndababwira ntimujye gukura imyumbati y'abandi narakiye ubutumwa njye bw'abadeperi ariko urumva ni nta mbaraga nari nanafite abavuye kuyikura baraza n'umukobwa wari urimo turambuka Nyabahanga abandi baransiga geze mu mugezi witwa Nyabahanga ngiye kugaruka hahandi natangiriye kwa muramu wanjye hahandi cya gitero cyaje kunkura nyuma ubu niho ndi kugaruka nuko nza kugenda umukobwa aramfata akaboko akajya nzamura abandi bansize nageze mu musozi ahantu hitwa hafi yo kuri foyer mbona igihumyo kinini kimeze nk'umutaka ndakica nari mfite uburo mu mufuka mbanguye kuri bariyeri baramfashe baransaka ibyahabereye n'ikindi nasanze mukuru wanjye bamaze kumwica avuye muri home senja ubwo wari mukuru wanjye cyari gishize nibwo wari wongeye kumubona nibwo namubonye ari umurambo baramwica yagiye yaraturutse ahitwa kuri senja kuri home ku Kibuye iyo aroga yambuka ahantu bita ku Karuzana bamwogaho n'amato arabasiga yari umusore munini cyane ariruka agera mu Kayenzi avuye ubwo yararokotse muri senja kuko bari babatwikishije amapine no muri home no mu kiliziya cya kiliziya gatolika ari iwacu ku Kibuye bari babatwikishije n'amapine bacukura mu ntuze za mu bikuta bagashyiramo imitutu y'imbunda bakapepeta barasa munsi baciye mu bikuta inyuma bagashyiramo imitutu y'imbunda igahinguka imbere bakarasa abantu barimo imbere ubwo rero yararokotsemo bamutsinda kwa muramu wanjye nasanze bamaze kumwica ahirita nuko wari umfashe ankubise ndamubwira nti ntago winyica sindi umututsi aturahakana na mukuru wawe twamwisha ari hano ari guhirita nuko baramfata barakubita baranyuka aho hantu ni naho nakubiswe cyane baranyangiza ku buzima butangaje byaje kurangira mu by'ukuri mpuye n'ikibazo gikomeye aho rero ubuzima bwaje kunkomerana ariko ndakomeza bwaje kunkomerana ndakomeza
nza kugwa mu mugezi witwa bamumuntu ngo ajye kumfunga bamaye umuntu ngo ajye kumfunga arajyana apfundura twa tuntu tw'uburo nari mfite aradupfunda ati izi ni inzaratsi nyoko yaguhaye ngo ujye ugenderaho ndamubwira ntabwo ari inzaratsi nahubwo ni uburo igihe yapfunduraga ajya kubireba byaje kurangira yapfunduraga agiye kubireba anyambura cya gihumyo na yamyumbati igihe agiye kurwana n'uburo imbaraga y'Imana ntazi aho yaturutse niyo yanteruye iranterura nagiye kwibona nibona nguye mu mugezi witwa akagezi karaho ngaho kitwa Nyamuhebe mbona nkaguyemo igihe nakagwagwamo ako kagezi nkagezemo nkaguyemo ari ibintu Imana ikora naguye hagati y'amabuye abiri ari mu mazi noneho umutwe wanjye ufatwa mu mazi ibibingo urabibona biraza birantwikira igitero cyakinkurikiye ahantu Imana yanzamuye ni harehare cyane ku buryo bari baratinze umuhanda wa Kibuye bashaka kuwukoramo kaburimbo uwo muhanda barawutinda igihe yavugaga ngo agiye gupfundura twatuntu arwana natwo nibwo yankuyemo n'aya mafaranga 600 700 nari narasigaranye nari nsigaranyeho 600 kuko yari 700 ayankuramo umukandara wanjye nari nambaye witwa Rutambi arawukuramo gakandara kaguraga 90 ankuramo ipantaro yanga kunkwira ndayihinahina igihe ndi kuyihinahina mukaryama arabona akantu karimo ahita ambwira ati nta mafaranga ufite ndamuhakanira aba yarayabonye yakururamo ndabwira ndetse ubundi kuki uri kuyambaza ati najya nkurekura ati none wanze kubimbwira ndayikuriyemo igihe yarwanaga nayo mafaranga nako gapfunyika nibwo imbaraga yanteruye ntazi uko ingana iyi ndenga cya gikuta kirekire cy'umuhanda batinze manuka mu byuko mu gisigati cy'amasaka ngwa muri kakagezi aho ibyatsi birantwikira ngiye kumva nge nemera Imana igivuga ivugira mu ijambo ryayo ariko ivugira no mu bitekerezo by'abana bayo numva ijwi rirambwiye ngo byuka ugende ndabyuka njojo amazi igihe nakambakamba ageze nko hakurya baba kubisa itoroshi baba barambonye bariruka ngeze kwa muramu wanjye ati barakwica na mukuru wawe bamutsinze hano ku muhanda nabahaye ihene baranga baramwica nzamuka mu ishyamba ryitwa Ruhande iryo shyamba niryo naraye nzereramo biza kurangira mbonye icumbi mu mitiba y'inzuki myinshi cyane nyijyamo nta ruyuki na rumwe bwakeye nta na rumwe runkozeho ariko ijwi ry'abadayimoni nubwo Imana ivuga naryo riransanga ryangira ati n'umuntu urgupfuye si rwiza hano mu mutware haramaze kugaga haraboze inyo zivamo ahantu hose imvune nari namaze kugaga no kugenda no kwiruka noneho byananiye numva ijwi rirambwiye ngo ntekeza ko ari rya Satani ngo genda wimanike urire rya pironi ahantu ipironi ryari ryanditseho ngo danger d'amour abangu hegereye wapfa iyo riri ipironi irahita rikuzunguza umuriro ukwice ibyawe bibe birangiye n'ubundi nta makiri rufite ndamanuka igihe negereye rya pironi nagiye kumva numva ijwi kandi iryo pironi nari imanutseho ni hafi ya wa muranga warangiye muramu wanjye ariko ahazana igitero numva ijwi rirambwiye ngo ugiye kwimanika ntuzi ko Yuda yimanitse akabura ubugingo humura nzakurinda ariko uzankorere tugiye kugera hahandi ho guhamagarwa kw'Imana nzakurinda ariko uzankorere ntabwo nari nzi ko nzakorera Imana ntabwo nari nzi ko muri uyu mwanya nzaba ndi umuntu ubasha gukorera Imana mu buryo bwayo no mu bushobozi bwayo nuko mva kuri rya pironi ngarutse muri ya mitiba y'inzuki nyigaruka mu mitiba y'inzuki igitero kiba kigeze kwa muramu wanjye cyaraye kinshatse kikambura bati rutamuduha turakwicara n'umugore wawe muramu wanjye aza mu ishyamba azahamagara bati hamagara niwe bakoreshaga bagahamagara ati uri hehe nitaba nzi ko ari muramu wanjye nitabye nkimwitaba araturikararira ati mukuru wawe bamwishe none nawe bagiye kukunyicira mu maso ihangane wenda barakubabarira bantwaye batyo baranshorera bagenda bantera sentire ntera hamwe mwikambwira ati mukuru wawe we namwishe nabi nagiye kumwicara banza arandwanya ati ndagije mukubisimpira arambwira ngo nindeka senge atasoma Bikira Mariya ndongera mukubita indi mirimo sigahirita ati wowe urakana ndakwica neza baranshorera abadamu bambonaga ndakana amava njya kwiga banyitaga Kazungu bararira ndazenguruka ngera kuri bariyeri ngeze kuri ya bariyeri naraye mvuye ko cyagiye nanone nijoro habaye umugabo afata inkoni nziza arankubita mu rubavu umwe wanyambuye amafaranga sinzi uko umwuka w'Imana navuga ngo umwuka w'Imana turongera duhurira kuri iyo bariyeri ariko ntabwo nzi uko umwuka w'Imana yabigenje mbona niwe ndavuga nturankubise n'ukuntu naguhaye amafaranga sinzi uko byaje wari chef w'intera hamwe ariko ubwo nabisimbutse mbere bakimfata kuri ya bariyeri banshyiriye chef w'intera hamwe ankubita ikibatira cy'umuhoro inyenyeri ziragurumana cyane mbona isi y'icyatsi mbona iy'umutuku mbona iy'umukara muri cya gikomere kirongera kirashwanyuka ubwo nirukaga
nabanje kuva kuri kwa chef de bande ajyanye ngo ajye kumfunga ni Imana yatanze akayira ko kwiruka nuko barangarura akinkubita nturangubise no kunagwaye amafaranga ariko nta nubwo namwibuka urumva byaye n'ubita umuntu guti bitabapfu nuko chef w'intamwe atavuga ati wo muhaye amafaranga ntinayamuhaye atanga hiti 600 ahindukira yantera hamwe yari inkubise aturongera gukubita uyu mwana ndaguha amabere ya nyoko ati ndakwica aramubuza ati zana ayo mafaranga asanga undi aramubwira ati nsigaranye make yandi nayanywereye arayamuha ati subira kwa muramu wawe ariko bambwira iyo ntera hamwe inkuru bakugaburire urye nyigera kwa muramu wanjye ndebyoka ko bampaye ibishyimbo n'amateke ndabirya vuba ndangije numva ijwi rirambwiye ngo va hangaha navuye kwa muramu wanjye nsubiyeyo igitero giturutse iwacu cyamaze kumenya ko nari mpari kije kundeba cyaje kundeba gisanga ndahavuye nzamuka mu musozi witwa Sakimyaga ngwa mu mugunguzi wari uhari Imana nsanga yanteguriyemo ibyo kurya Imana ni nziza isanga yanteguriyemo ibyo kurya imyumbati yari yarashoye ishorera muri uwo mukoki nkajya manyura ya myumbati ngahekenya nkamanyura imyumbati ngahekenya nangiye guca kuri bariyeri iri hejuru mu ishyamba ijwi rimbuza kuhagenda ngarukaho navuye muri uwo mukoki manuka mu Masinde hari ibyo ntazibagirwa ngera ahantu icyaka kinyishe nshaka kunywa amazi basanga utwana tubiri tw'udukobwa akana kamwe ndunama ntangira kunywa amazi yitwa Maninda akana kamwe kavuza induru ngo tore kiriya kintu ni igituci kandi kiriya kintu ni igituci uko mbivuze ndavuga nti none gashiki kagahita kavuga ngo kandi wacyana uzikoraho ngo ubwiwe n'iki ko ari igituci gasubiza gashiki kako umva ukuntu abadayimoni bari baramanukiye mu bantu gasubiza gashiki kako ngo none niba atari igituci kuki kigiye kunywa amazi mabi hariya kandi yari ahirya hayubine numva ni ikibazo amazi sinaba nkiyanyoye manukira mu kibingo cyari gihari niruka nkikigeramo hasi hari ikizenga cy'amazi sanga batemye umuntu mu nda amara ari gutera ibishashi n'amazi yose yayabana amaraso n'ibishashi ariko umutima wanjye numva wenda ugeze kuri dogere yo gushaka guturika ndunama y'amazi ntitaye ku byari byo ndanywa nabonye ko harimo amaraso n'iki ndangije kunywa ndakomeza ngera mu mubyuko w'amasaka nsangamo umugabo wihishe ashaka nawe kuntema afite umuhoro nuranemera iki ati wowe uravaho ukajya ntindi impunzi ati nanjye ndi impunzi ati naringize ngo nawe uje kumiga ngo nanjye nirwaneho ndakomeza ndibuka ibitangaza by'Imana ngiye kugera aho ingenzi nageze ku kayira kazamuka kava ahitwa Ikibirizi hamwe data yanyitiye izina avuye mbona igitero cy'interahamwe giturutse imbere yanjye nta handi nari gukwepera sinari kwiruka sinari kugira gute numva ijwi ry'Imana rirambwiye nemera ko ari Imana hari igiti cy'umuhati kiri imbere yanjye ngo hagarara kuri iki giti cy'umuhati umere nk'uri kunyara cyangwa se kwihagarika urwego umuntu yabyumvamo bamwe babyita kunyara handi no kwihagarika magara kuri cya giti cy'umuhati meze nk'igiti nk'uri kwihagarika ariko nazo egena nimagaze imbere y'icyo giti cy'umuhati igitero cyarahise nk'uko wabona gihita hano ku muhanda kirahita kiratambuka kiraberereka kiragenda ntihagira usubiza amaso inyuma ngo ambone numva umutima urambwiye ngo ngero uveho ndagenda buri Imana ibindi kuvuga birimo ibyigisho bikomeye ntasobanura kuri kamera nonaha ariko Imana ishatse kugukiza ntahita gukiriza urumva igiti cy'umuhati kimeze gutya kugihagararaho utihishe abantu bakureba abaguciyeho bakabona uri kwihagarika kandi atari kandi uri guhunga urupfu ikintu gikomeye ndamanuka ngera mu mugezi witwa Musogoro masanga umudamu uri gukura ibijumba ari inyuma hejuru ya Musogoro ndavuga ni ninjira muri iyi gahunda agakura ibijumba kambona nanamuka nambutsa kambona arahita mvugiriza induru cyangwa nawe nkubita ifuni mfe ndibuka ko nambutse muri uwo mugezi Imana iramfasha umudamu akura ibijumba tunamutse yunama mu bijumba ndaheta ndaberereka ndazamuka nkigera haruguru igitero kiba giturutse ruguru kimanukana umuhungu n'umukobwa kibakinagije babicira haruguru yaho nari ngeze nanone mpita ndyama mu giti cy'umufatango ndyama ngaramye hakurya aho narebaga hakurya y'umugezi nabonaga abantu baho bari kundeba kavuga ntibareba baravuza induru ngo nimurebe n'undi uri munsi yanyu ariko ibintu by'Imana bikomeye babicaye haruguru ngabo mumva kubera ko gagacuho zamvune no kugaga uko nakaryamye mfatwa n'ibitotsi ndasinzira mu gusinzira niciye numva injerere zivuga z'ijoro yari nijoro manuka mu bisheke ndagenda ngera Ikibirizi ndi kwihuta ngeze Ikibirizi ngwa mu cyobo naguye mu cyobo ngwa mu cyobo kirimo imirambo urumva kirimo imirambo y'abantu ndwana nayo kugira ngo nzavemo muri icyo cyobo birananira kuvamo biranga byaje kurangira Imana itanze imbaraga numva mvuyemo
reka nihute nkubitana n'igitero kimanutse kiva Kibirizi. Icyo gitero igihe nakubitanaga nacyo Imana igira ukundi mbika munsi y'umuhanda kirahita, reka nihute ngere ahantu ngiye kwambuka bariyeri ngera aho bita mu Kayenzi. Urwo rugendo kuruvuga uri kubyumva gutyo ni ahantu uyu munsi ntashobora kugenda ngo magende iminsi 2 mazenguruke. Uri kugenda n'amaguru? Ariko ubu nahazengurutse, nahagiye ijoro rimwe. Ijoro rimwe ryonyine? Ijoro rimwe. Ndaza ndangije nahagenza amajoro 2. Ndaza ngeza aho hantu ngiye kwambuka umuhanda asangamo bariyeri, njya gushaka ubuhungiro mu giti cy'umukoni. Aho niho naboneye nanone igitangaza cy'Imana. Ngeze muri cya giti cy'umukoni nasanzemo inzoka y'impiri. Inzoka y'impiri nini cyane.